Yes, nonge ko basuza nshuti bakunze bacu muteme kudukurikira umunsi ku munsi wowe udahwema hagukurikirana ibiganiro n'amakuru agezweho tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwije ndagusuje cyane aho uri hagiye hatandukanye nizere ko umeze neza cyane. Ni inkuru y'akababaro ibyutse ivugwa muri iki gitondo tariki 22 ni inkuru y'umwana witwa Nshimiyimana Alex wamamaye ku munsi wo ku cyumweru kuri Ipasika arimo kuririmba hariya muri Kiliziya Gatolika kurimba indirimbo z'Imana hariya muri korari yaramamaye ari kuririmba cyane ku buryo abantu bagiye bacicikana video ze ku mbaga nkoranyambaga zitandukanye bagenda bamusebya ngo afite inzara yararimo kuririmbana inzara. Abenshi bati uyu mwana nawe yari kurimbana inzara ahubwo ni impano yifitiye yo kuririmba neza, ntabwo ari inzara yari afite, ni impano ye yo kuririmba yifitiye. Mwagiye mubona uyu mwana acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye video ze arimo kuririmba hariya muri Kiliziya bavuga bati uyu mwana kafite inzara, uyu mwana kafite impano ariko akaba afite inzara. Uyu mwana nta wundi rero yitwa Nshimiyimana Alex. Inkuru ibyutse imuvugwaho muri gitondo nuko ngo yaba yamaze kwitaba Imana. Namakuru abyutse asorwa n'ibitangazamakuru byano iwacu Rwanda bigiye bitandukanye ibi byutse byandika inkuru bivuga ko uyu mwana yaba yamaze kwita Imana azize impanuka y'imodoka aho yavaga mu rugo cyangwa se bamwerekeza i Kigali, dore ko ngo yari yamaze kubona umuterankunga wo kumwitaho wo kumufasha kuzamura iyi mpano ye yo kuririmba ndetse no gukunda Imana no gusenga. Ntabwo byaje kuba byabahira, baje kuba bakora impanuka uyu mwana ahita ahasiga ubuzima. Ni inkuru mugongo ibyutse ivugwa muri iki gitondo kuri uyu mwana warugize amahirwe abonye umuterankunga agiye guhindurirwa ubuzima kugira ngo akomeze gufashwa kuzamura iyi mpano y'uyu mwana. Gusa iyi nkuru irababaje cyane, ni inkuru iteye agahinda. Namwe murabona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mwe murimo gukoresha social media zigiye zitandukanye, muri kubona ko ni inkuru ibyutse itureninga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa ni inkuru inababaje cyane dore ko uyu mwana ababaje abatari bakeya. Video ziwe mwagiye muzibona zirimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho karaka video bagiye bagakata bagakwirakwiza hirya no hino. Iyi video nani itageze ndetse no mu bigo bigiye bitandukanye aka video ukagezeyo. Gusa dore ko abantu bakimara kubona iyi video bahise abifuza kubona uyu mwana abenshi cyane, abakire bagiye batandukanye bahise bumva bafasha uyu mwana bakamufasha kuzamura iyi mpano ye ikagera akuru undi rwego. Gusa uwari wamufasha cyangwa se uwari wemeye kumuzamura impano, dore nawe ko aje kutabigiramo amahirwe, uyu mwana bikarangira yitabye Imana. Aka kanya tuvugana Nshimiyimana Alex wari umaje kwamamara mu gihe cy'iminsi 2 ntago akiri ku isi y'abazima. Yes, bamwe bati sinzi ntawamenya iyi manuka yari irimo shitani, ntawamenya ko byaje kugenda. Ati uyu mwana kwamamara ko cyangwa se kuzamuka kwe abigiriyemo umwako, n'amahirwe n'amaki abigiriyemo, ahubwo yaba abigiriyemo umwako. Nshimiyimana Alex yateje agahinda ababyeyi be, nabo bari bamaje kuba babona ko umwana wabo agiye guhindurirwa amateka, umwana wabo agiye guhindurirwa ubuzima, agiye kubaho mu bundi buzima. Nagahinda kenshi cyane. Ni inkuru iri kubabaza abakristo bagiye batandukanye, by'umwihariko abo baririmbanaga muri korari imwe. Ni inkuru y'incamugongo ku bakristo Gatolika bari bamaje gukunda uyu mwana uburyo yararimo ukuri orimbamo. Ngaye nguko rero ni inkuru y'uyu mwana Nshimiyimana Alex uje kuba wavugisha abatari bakeya, dore ko mu gihe cy'iminsi 2 yaje kuba yabashimisha, ariko uyu munsi tariki 22 aje kuba yababaza abatari bakeya. Ndabashimiye cyane, njye mwarwe muri amakuru. Nitwa Pacifique, aho nkusaba kuyagiramo uruhare ukanda kuri buta subscribe, ukanda like, share ndetse na comment. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugira byiza aho muri hose, ndabakunda cyane. Reka tuzasubire mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.